Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kwanda. Happy birthday to you. Muraho neza, ikaze cyane kuri iyi channel yacu. Nejejwe cyane no kongera kubonana namwe. Nifuje gutera imbaraga abandi bagore, abamama n'abakobwa, cyane cyane abamama, mu gukurikira inzozi zacu nubwo hari igihe biba bitoroshye. Nafashe iki kiganiro kugira ngo mbere uko biba byifashe iyo ndi kugerageza kuvanga inshingano z'urugo, kurera umwana n'akazi kanjye k'umuziki n'ibindi byo kwihangira imirimo. Ni urugendo ruba rutoroshye ariko rurashoboka. Abanyarwanda baravuga ngo imihigo irakomeye ariko irashoboka kandi irakomeje. Inaha muri Amerika ho rero biba biri ibindi ibintu byose urabyikorera, abakozi bo mu rugo babigufashamo ntabo rwose pe. Nakuze mbona abamama benshi batagira akazi bakora, ubwo nivuga akazi birabimenye. Nakuze mbona abamama benshi barahanzengurutse batajya hanze y'urugo gukora iriya mirimo yinjiza amafaranga, cyangwa abantu baba bafite inzozi zo gukora ibintu runaka. Hanyuma ukabona cyane bita ku kurera abana, kwita ku rugo, ariko ubu mbyumva cyane ndi umumama. Ni byiza cyane, buriya inzozi za mbere z'umubyeyi ni ukubona abana bakura neza, ukabiyitiraho, urugo rwawe ukarwitaho, ariko nanone za nzozi zawe zindi zo ku ruhande ni byiza ko nazo wazikurikirana. Rero niyo mpamvu nshaka gutera imbaraga buri mumama wese ko bigishoboka, nubwo hari igihe bigorana, birashoboka. Ndahirwa kugira umutware unyumva rero akanshyigikira, nubwo nawe aba afite inshingano nyinshi ariko aramfasha pe. Ngiye kubereka urugendo twagiriye muri leta ya South Carolina hamwe na Kwanda na Papa Kwanda. Papa Kwanda byamusabye ko asaba konje ku kazi, ndumva ari nk'iminsi 6 kugira ngo tubashe kujyayo, tuzaririmbe, tuzanaruhuke twese. Hanyuma rero bebe twamukanguye mu gicuku kuko twahagurutse n'indege ya 12:00. Dutuye neza hafi y'ikibuga cy'indege, ariko twazindutse kare ngo tudakererwa, dore ko indege yari yadusize ku munsi wabanje. Ku munsi wabanje umwana yarasinziriye cyane, akangutse abari bwo tujya ku kibuga dusanga indege yadusize. Niyo mpamvu twajyanye rero niyo muri icyo gicuku cy'umunsi ukurikiyeho. Kwanda rero ni umwana utangaje pe, ni umunyamahoro ariko agakunda gukina. Ari kwirukanka ku kibuga, ubanza hari ashaka kwigana mu ndege. Nimwibaze ku mashusho rero muramubona atambaye inkweto cyangwa amasogisi, arabyanga pe, arabyanga, biramubangamira pe. N'ubu nari nabimwambitse ariko ahita bikuramo. Ako kanya ni ikintu cya mbere abanza gukora iyo bimwambitse. Ntumbaze igihe azabimenyerera. Kwanda wacu rero aritonda, ariko yashaka gukina nyine ntiwamugumisha hamwe nk'abandi bana bose. Kuva twaragiye mu gicuku rero byaradufashije kuko yari agifite udutotsi, adashaka guhita akina, naho ubundi ntabwo byari kutworohera.
murabona ko yahise asinzira. Twarinze tugera Philadelphia agisinziriye. Yakangutse tugiye mu ndege ijya Maro Beach muri South Carolina, nyine aho twari tugiye. Agenda akina inzira yose, ntabwo biba byoroshye kuko bisaba kumukaruma cyane ko we aba ashaka kwikambakambira, mbese agenda mu ndege, kandi bishobora kubangamira abantu nyine muri kumwe. Twagezeyo akireba adakura amaso mu idirishya. Ni kamatsiko neza gakunda kwitegereza utuntu n'utundi, kandi ukabona kari kudutekerezaho cyane.
South Carolina twagiriye ibihe byiza, turaruhuka. Twari muri town ntoya yitwa Dillon. Ni town yiturije rwose ku buryo twararuhutse pe. Ikiruta ibindi twahabonye ni abantu beza batangaje b'urukundo ruhebuje. Mbese ni abantu b'abarundi badutumiye mu bukwe. Umumama w'inkoramutima cyane udukunda natwe dukunda. Umukobwa we niwe wari umugeni, Ariete yari umugeni mwiza cyane, yahise ankumbuza ubukwe. Mbese ni abantu beza ku buryo tutabona uko tubavuga. Na Kwanda yari yabakunze cyane, kumwe abana batinya ko baterurwa n'abantu batamenyeranye. We yari yabakunze ngewe ahubwo atagishaka kunyikoza, wagira ngo sindi nyina. Nagiye kuririmba rero, Papa Kwanda asigarana umwana nyine yicaranye nawe, akazajya amugaburira. Buriya hari ibyo tutabashije gufata, mbese amwitaho. Bebe nawe rero yabonye ndi kuririmba, niba ari umwuka wera uhita umuvugiramo, ukabona nyine yandetse, akihangana nubwo yaba afite akabazo, akihangana akandeba, ukabona ari gukurikira ibyo ndi kuririmba. Ariko nanjye nagaruka nyine nipata na rugi ntakumvaho. Muraho amahoro. Muraho murakomeye. Muraho murashima Imana. N'abanyu n'inshuti n'abavandimwe n'abakazinzi baraho. Twizere ko muri amahoro mumeze neza, ibintu biri kugenda neza. Yes, kandi turabakunda cyane. Ikituzanye rero mbere na mbere no kubashimira uburyo mwakira indirimbo uwo mwana. Mwajyaga muri kunshinja yuko ngo umuhanzi wanyu ngo naramujyanye, ngo ntago ari kuboneka, ndarengana. So kuwa mbere mwitegura indirimbo nshya izasohoka, izaba ari nziza. Turayibakumbuje. Mube hafi, izabanezeza hamwe n'imiryango yanyu. Muzaratubwira uko mwayumvisha. Ni ukuvuga ngo indirimbo igiye gusohoka niyo ndirimbo nkunda mu ndirimbo zose naba naranditse cyangwa naba nararirimbye. Niyo ndirimbo ihebuje izindi zose. Umva nawe ukuntu iyo ndirimbo yaboretse amanze mvuge. Ukuntu iyo ndirimbo nyikunda. Umva ukuntu iyo ndirimbo ariyo ndirimbo ihebuje izindi zose muzo nigize. Oh my goodness. Sorry. Muzahabe rero muzahabe murakoze. Ibyo twarimo turagerageza hano, twari turi kugerageza gukora promotion y'indirimbo Kwanda, ariko birangira nyine bipfubye. Tunabashimira ko nyine mwayirebye, mukayikunda muri benshi, imaze kurebwa na benshi. Imana ibaho umugisha. Nyuma rero Kwanda abantu b'umutima mwiza utangaje bamukoreye surprise anniversaire ye, kuko hari habura umunsi umwe kugira ngo agire isabukuru ye nyine. Hanyuma baradutungura mukorera surprise, turishima nubwo watarazi iyo biva niyo bijya. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kwanda.
uyu musore ubifate gutya hanyuma Okay, yeah. Ashaka gufata muri kiki. Oh, thank you. Okay, now. Happy birthday, baby. Happy Come on, baby. birthday To to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wanda. Happy birthday to you. How old are you now? 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 twabasezeye tutabishaka yewe n'ubu turacyabakumbuye cyane pe. twatashye Rwanda none hari maso pe, mbese ari gukubagana, ari kugenda aririmba indege yose, ashaka gukina n'abantu abonye bose. twanyuze Washington nk'umubyeyi wese rero ntabwo nababwira buri kantu kandi ko kwita ku mwana urumva abasaba utuntu twinshi, ariko rwose sinabura kubabwira ko byageze n'aho mwonsa kandi mwonyereza kuri airport. kandi kuko yari ashonje cyane nanjye nari naniwe, ariko nyine urumva wowe hari igihe wiyibagirwa. ndamwonsa ndamuhindurira, hanyuma dusubira mu ndege, hanyuma nawe agenda akina inzira yose anarizwa n'udutotsi. twageze iwacu saa 6 z'ijoro twese tunaniwe pe. njya mu byo kwita ku mwana, umutware n'urugo, nanjye ndyama nka saa 8. murumva ko bitaba byoroshye, ariko kandi birashoboka. rero nawe mama waba unyumva, ujye ugira courage, uhaguruke ukomeze ukurikira inzozi zawe, ariko icyambere nyine icyambere n'abana, icyambere n'umuryango, hanyuma ariko n'ibyo bindi birashoboka. ntiwemere ko hari uko waheranwa. abagabo beza nabo rero batwumva, mujye mwibuka ko buriya inzozi z'umukobwa cyangwa z'umugore ntabwo zirangirira ku kubyara akita ku bana n'iby'urugo gusa. hari n'ibindi bintu nabo bafitiye inzozi byo gukora. ni byiza ko dushyigikirana. ngayo rero mwakoze cyane kutureba. Imana ibahe umugisha, muzajya mukomeza mukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi bivuga ku muryango, bivuga ku bubyeyi, bivuga mu rugo, mbese ibiganiro byiza bidufasha kuruhuka, ariko kandi tugira n'ibyo twungurana. murakoze.